uyu ni umunsi isi yose yibukaho isi yageneye abavanywe mu byabo ku mpamvu nyinshi, abitwa impunzi. Namwe rero hano mwese mwaje kugira ngo mwifatanye n'amahanga kugira ngo mutekereze ku mpunzi zose, ariko ndatekereza ko nabonye abenshi barimo abanyarwanda, wenda ni impunzi z'abanyarwanda mwaje gutekerezaho uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi w'impunzi. Ikibazo cy'impunzi ni ikibazo kijyanye giteye ibibazo mu bihugu byinshi, kubera yuko bivuga yuko haba hari ibibazo mu gihugu. Uyu munsi rero tukaba twashatse kwibutsa yuko hakiri impunzi z'abanyarwanda zirenze 200,000 hirya no hino mu mashyamba. Akaba ariyo rero twibanzeho cyane cyane uyu munsi. Izo mpunzi rero zikaba ari abanyarwanda essentiellement, akaba aribo twashatse kwerekana kuva aho batangiye bahunga muri 90 kugeza ubu ngubu muri Kongo, aho bakiri, aho bicaye bicwa n'inzara. Nkawe muracyari batoya, ubu murareba mugasanga ibi mwakoze muri mu mahanga, ibi mwakoze ari byo mugomba gukorera izo mpunzi, ni impunzi mubikorera cyangwa se hari n'ikindi mugamije kwerekana? Ntabwo nkiri muto cyane, ariko wenda byatangiye, ikibazo cy'impunzi cyatangiye ndi mutoya. Nkura nkibona, nkura mvugana n'abantu babaye impunzi. N'ubu hari abo mbona twanganaga bakiri mu ishyamba bari impunzi. Ni ikibazo rero kiduhangayikishije cyane, kubera yuko abo bantu bari mu mashyamba turabatekereza. Abo bantu bari mu mashyamba bagomba kubona ubuzima bwiza, rero baturi ku mutima. Uyu munsi rero tukaba twawukoze special kugira ngo tubatekereze, turebe uko twabafasha mu minsi ikurikiyeho, nk'uko dusanzwe tubikora, tukazanareba ukuntu bashobora gutaha mu gihugu cyabo. Ni ibyo ngibyo muri make. None se iyo muri mwebwe hagati yanyu, cyangwa se urambwite ntabwo nkiri muto, iyo musobanura nka barumuna banyu, mwabwira ko ubuhunzi bw'abanyarwanda bwatewe n'iki? Iyo dusobanuriye barumuna bacu tubabwira ku buhunzi bw'abanyarwanda, tubabwira yuko byatewe mu by'ukuri n'ikibazo cy'ubutegetsi. Abantu bashatse ubutegetsi bitwaza amoko, batera ibice mu banyarwanda. Icyo kibazo rero tukaba tubabwira yuko kigomba gukemuka, abanyarwanda bakagira umubano muzima ugaragara, kugira ngo u Rwanda rw'ejo ruzabe rwiza, ruzaba urwa bose, rutagira impunzi, rugira abantu babaho bishimye, basabana. Iyo mubabwiye ngo ni abantu, sibwo mubabwira ntabwo babaza abo bantu ni bande? Ikibazo cy'u Rwanda ntabwo cyoroshye nibyo, kandi ibibazo byatangiye kera. Tugerageza kubanyuriramo muri histoire, duhera ku bami, ku gihugu cyari kimeze, tugakomeza noneho tukagera kuri situation y'ubu ngubu. Ubutegetsi bwo mu Rwanda bwa Paul Kagame ari bwo bubangamiye ubwiyunge, imibane myiza y'abanyarwanda. Mukanyura tubwira uti tunatekereza ukuntu izo mpunzi zashobora gutaha. Iyo mubiganira mwumva zataha gute? Iyo tubiganira mu by'ukuri twumva icyiza ari uko abanyarwanda, abahutu n'abatutsi n'abatwa, nubwo tujya tubibagirwa, bagomba kwicara bakavuga u Rwanda rw'ejo uko rugomba kuba ruri. U Rwanda bombi bose bazabanamo, kugira ngo ibyo bimaze kugaragara, bimaze kuboneka, izo mpunzi ziri hanze nta mpamvu zaba zifite zo gutaha, zigataha mu mahoro, kandi zikabona na justice
kuko abenshi bari hanze hari abiciwe ni ukubivuga. Bagomba rero gutaha ibibazo byose twabishyize hasi, twabyize, twaberetse ukuntu uko bizakemurwa. umwe muzabyigana nande? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ubu muri opposition hari discussion zihaba, muri société civile hari discussion zihaba, ariko ikibazo gikomeye nuko mu by'ukuri FPR itaza kwicara ngo twicare hamwe tubicoca. Rero nimbe temeye kwicara kugira ngo ibyo bibazo tubivuge bibe byasobanuka, tuzayiforosa kwicara umunsi umwe kugira ngo ibyo bibazo bisobanuke, nta kundi.